Munyemerere dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 6 umurongo wa 12. Tuze gusoma kandi dusangire ijambo ry'Imana. Haravuga ngo uje urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Uje urwana intambara nziza. Uyu munsi nifuje kuganira nawe muvandimwe, inshuti yanjye, kuri uyu murongo wacu wa Harmony International Holy Church cyangwa se Harmony IHC. Nishimiye kugaruka imbere yawe kandi ndagushimira wowe udukurikira, wowe ukora like, wowe wakoze subscribe, wowe usangiza abandi ibi biganiro. Ndakwishimiye cyane kandi warakoze. Rero ndagira ngo tuganire ijambo riri bugufashe. Iri jambo rirafasha abantu benshi bari mu bihe bitandukanye, kuko ni uburyo bwo kurwana intambara yo kwizera, jinsi ya kupigana vita ya imani, jinsi ya kupigana vita ya imani. Nico turi buvugeho, how to fight the battle of faith. Hano mu Cyongereza hatwasomyeho havuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Haravuga ngo fight the good fight of the faith. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera. To fight ni kupigana. Ndibuka nigeze gutanga isomo rivuga kwizera icyo ari cyo. Wowe utararibonye uje kurireba, kuko hano nimba tugiye kuvuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, aho kwizera ugomba kumenya icyo ari cyo. So kwizera ugomba kumenya icyo ari cyo. Sindi butinde, ndashaka kukubwira ibintu 6 uko warwana, uburyo 6 warwanamo iyi ntambara yo kwizera. Sindi butinde. Ikintu cya mbere, ntuzemere ko ibibazo challenges, ntuzemere ko ibibazo ari byo bigusunikira kujya mu butayu cyangwa se kujya gusenga. Ureke ahubwo ibibazo bigomba kugusunikira gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana akaba ari ryo rigusunikira cyangwa riguhatira kujya gusenga. Ibi bintu byumve neza, bitandukanye no kuba ufite ikibazo ugahita ujya gusenga. Ntabwo ibibazo ari byo bigomba gutuma ujya gusenga. Ibibazo bigomba gutuma ujya gushaka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo rikagusunikira kujya gusenga. Why? Impamvu nuko to every challenge, kwa kila changamoto hari icyo ijambo ry'Imana rikivuga. Kuri buri any situation, kuri buri kibazo cyose you can face, kuri buri kibazo ushobora kuba uri gucamo, hari icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye, ku bigendanye, ku byerekeranye n'ibyo bihurimo. Iki kintu cyumve neza, ibyo bihurimo hari icyo Bible bivugaho. That is why ibyo bitagomba kujya kugusunikira gusenga, ahubwo byakagombye kugusunikira gushaka muri Bible, mu ijambo ry'Imana, ese ni iki Imana yavuze kuri ibi bihe ndi kunyuramo. Hanyuma yo kuhishurirwa iryo jambo ry'Imana, ukabona kujya gusenga. Amen. Kubera iki? Neno la Mungu ni maji ya uzima. Maji ya uzima, n'amazi afutse, n'amazi y'ubugingo. Ijambo ry'Imana n'amazi y'ubugingo ugomba kunywaho
ukumva umutima uraruhutse, ukumva challenge wari ufite zirarangiye. Muri Zaburi ibice 42 umurongo wa mbere haravuga ngo kuko imparakazi yahagizwe no gushaka amazi, ngo ni ku mutima wanjye wahagizwa no kukumenya no kugushaka no kugukenera. Wavuga byinshi ushingiye kuri ibyo. Amen. Nizere ko icyo kintu cyumvikanye. Nguko uko barwana intambara yo kwizera. Ntabwo ari uguhura n'ibibazo ngo uhite bikujyana mu butayu, no. Ahubwo ibyo bibazo urimo uhura nabyo n'ibindi wahuye nabyo, hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Nimba hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho rero, ugomba gusoma ijambo ry'Imana rikakuyobora icyo gukora, hanyuma ukajya gusenga Imana. Icya kabiri, changanya neno na imani yako. Combine the word of God. Combine the word of God with your faith. Changanya, combine nituvuga combine ni kuchanganya, ni ukuvanga. Ni ukuvanga, incorporate, ni blend, ni ukuvanga. Donc vanga ijambo no kwizera kwawe. Iki kintu nagira ngo nkivugeho. Ijambo wasomye, ijambo wumvise, iryo jambo ni icanditswe bisanzwe, ni andiko. So ariko iyo bivanze na imani yako, rihinduka nguvu za Mungu. Kansubire muri iki. Iryo jambo ufite nka restation, wasomye, wamenye, wumvise, ni what? Ni andiko. Just ni cyanditswe tu, kidafite icyo cyakumarira. So kigira umumaro igihe wabivanze, no, when you combine it with your faith. When you combine it with your faith. Reka nkubwire, reka nguhe cyanditswe niho ubyumva mu Hebrews chapter 4 verse 2. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 2 haravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizeye. C'est-à-dire quoi? Ijambo ry'Imana rigira umumaro gusa igihe waryakiranye umutima wizeye, igihe warivanze. Kuko iyo bivanze nibwo rihinduka imbaraga, ability of doing something very important. Nibwo rihinduka ubushobozi. Mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16 haravuga ngo kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kuko ijambo ry'Imana ritakoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, haba ku Muyuda haba ku Mugiriki. You see, donc ijambo ryo wararyumvise ino, ariko iyo uryumvanye umutima. Hari abantu baritunze, hari abantu wabaza imirongo myinshi ya Bible, ariko warebe ibintu anyuramo kibaze si uyu muntu arizera, si uyu muntu hari icyo bimumarira kwe. Ibibazo biramwokanya, uburwayi budashira, intambara n'amakimbirane bitava mu muryango, amacakubiri, urwango, umutima mubi. Ese uyu muntu kandi imirongo afite biblique, why? Ni kwa nini? Ntabwo yigeze avanga ijambo yakiriye ngo rivange no kwizera, kugira ngo rive kugukomeza kubicanditswe gusa, ahubwo rihinduka imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Icya gatatu ndikukubwira uburyo warwana, how you can fight the battle of faith. Icya gatatu,
ugomba kujya imbere y'Imana ukayibwira ikibazo cyawe ukoresheje ijambo wahishuriwe. Wakilisha hali yako kwa Mungu ukitumia neno ambalo umelifunuliwa. Represent your situation to God using the word that has been revealed to you. First of all, you have to mwibuke narakubwiye ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari ibiso. Ijambo ry'Imana nibyo wasomye ukabishira ku mutima, hanyuma umwuka wera kari guhishurira, and then ukashira mu bikorwa ibyo wahishuriye. Rero icya gatatu mu kurwana intambara yo kwizera, ugomba kubwira Imana ibibazo byawe ariko ukoresheje ijambo wahishuriye. Guheze ngurugera nukujya imbere y'Imana ufite ibyo wahishuriye, ukabibwira ati Mana, ndimo ndanyura muri ibi bibazo n'ibi, dore intambara, dore ibibazo ndimo, ariko nubwo ari uko bimeze, hari ijambo ryawe wavuze rivuga gutya na gutya na gutya na gutya. That is how you have to represent your situation before God by using the word that has been revealed to you. Reka kujya imbere y'Imana urira, reka kujya imbere y'Imana uganya, reka kujya imbere y'Imana utaka, haitakufaidi chochote kabisa. But imbere y'Imana uyibwire ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Yes, mfite uburibwe, mfite ububabare, ariko ijambo yaravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, hari icyo ngikora. Nibwo uzibora mu mwuka w'ubukene, nibwo uzibora mu mwuka w'amadeni, nibwo uzibora mu mwuka wo gusonza inzara udashira, nibwo uzibora mu mwuka w'ubukode bugusonga bukubabaje, igihe cyo kwishura kigera wabuze ukugira. Why? Imbere y'Imana ufite ijambo wahishuriwe. Buriya kujya imbere y'Imana ntabwo ari ukujya kurira, ntabwo ari ukujya gutaka. Please listen to me. Ni ukujya kuganira n'Imana, ni ukujya guhana ibitekerezo. Muri Yesaya igice cya 1:18 haravuga ngo haya njoni tusemezane, asema Bwana. Nimuze tujye inama. We go before the Lord. Come now and let us reason together. Come now, go before the Lord to reason with him. Don't cry. Ntabwo. You see, hari umugabo witwa Dan Clowes mu gitabo cye yanditse kivuga ngo The Power of Hope. Yaravuze ngo ikikumenyesha umuntu utazi Imana namaganya. Muri Hagayi ngira ngo ni ibice 2:8 haravuga ngo kuko Imana ari umutunzi. Kuko ifeza n'izahabu ngo nibyo Uwiteka. Imagine ufite ifeza n'izahabu nibye, lakini wewe unapigwa vibaya. Why? Haujatambua, turamenya, turarecognize, turayishurirwa Imana yawe, imbaraga zayo. Iyo mpamvu kijya imbere urira uganya, ibyo ntacyo biyibwiye. Birasaba ngo ujye imbere yayo hari icyo wahishuriwe kigendanye n'ibihe uri kunyuramo. Ni ibihe by'ubupfakazi, data uri se w'imfubyi n'abapfakazi, asema Bwana. Okay. Icyakane, learn to speak to your situation. Witoze gutegeka ikibazo ufite. Ntabwo Imana yigeze ivuga ko izakubwirira ikibazo ngo kiveho. No. Ni wowe nkawe kwitoza. Jifunze kunena na hali yako. I don't know the situation you are passing through. Sijui hali gani unaipitia sasa. Ariko ni wowe wo kwiyemeza no kwitoza gutegeka ikibazo ufite, kubwira ikibazo cyawe timbisa. Fata ijambo ry'Imana rigushoboze gutegeka ibihe udashaka, gutegeka ibibazo urimo udakeneye, bihunge byeyuke. Muri Mariko ibice 11:23 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka
utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Ni wowe wo kubwira uwo musozi wawe. Nimvuga umusozi wawe ni ibibazo bikwitambitse imbere. Nimvuga umusozi wawe ni ibintu birwanya vision yawe. Nimvuga umusozi wawe ni intambara uri kurwana nazo. Praise God. Praise God. Tegeka ikibazo ufite kikuveho, kuko ubwo bubasha warabuhawe. Muvandi, ubwo bubasha urabufite bwose kabisa. Ushobora gutegeka ubukene bwawe bukakuva, ariko nimvuga ubukene ubijyanisha n'igihe nakubwiye ubukire. Buriya ubukene ntabwo ari ukubura amafaranga. Ubukene ni ukubura ubushobozi bwo gukemura ibibazo byawe mu rwego rwawe. Ubwo nibwo bukene. Nta nubwo ubukire ari ukubura amafaranga, ari ukugira amafaranga menshi. Ubukire si ugutunga amafaranga menshi. Ubukire ni ukugira ubushobozi bukemura ibibazo ufite ku rwego rwawe. Rero ubwo bukene butuma udashobora no gukemura ikibazo ku rwego rwawe, ushobora kubutegeka bukakurekura. Icya gatanu, lazima uwe na fikra za ushindi. Fikra za kiushindi kabisa. Ugomba kugira ibitekerezo by'ubutsinzi. You must have a winning mindset. Kangubwi, ntabwo wasengera mafanikio, gutera imbere, ubukire, ariko mu mutwe harimo ubukene hanyuma ngo uzabone ubukire. It can't be done. Ibyo ntibishoboka. Haiwezekani kabisa, nakwambia kweli. Mu migani ibice 23:7 haravuga ngo kuko atekereza mu mutima we ariko ari. Ni kenshi nagiye mbabwira ngo ntushobora kuba udatekereza kuri we. Okay? You have to change your attitude. Badilisha mtazamo wako. Hindura your attitude. Change your attitude. Badilisha mtazamo wako. How do you feel? Where do you want to go? Who do you want to be? Change your attitude. Change your attitude, please. You must have a winning mindset. Teka kugira ibitekerezo birira, ibitekerezo biganya, ibitekerezo by'ubwoba, ibitekerezo by'umwijima tu. Until you change your attitude, kugeza ubwo uzahindurira iyo mitekerereze yawe, nibwo uzabona ubwiza n'ubushake no kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. So badilisha picha sasa ya mtazamo wako. Then 6, cha gatandatu, tamuka ushindi wako, wala tangaza ushindi wako. Declare your victory before it happens. Vuga intsinzi mbere y'uko uyigeraho. Yesu urimo uraribwa ariko uvuga ati nakize. Kuma kuvuga ngo urarwaye bikumarira iki? Ngono turashize. Why murashize mu mazwe niki? Wavuga ngo mubayeho. Ngono uyu mwaka sinzi kuzadusigaho kubera iki? No, turiho, tuzakomeza tubeho kugeza ubwo imirimo twaje gukora mu isi zarangiye. Ndaguheza urugero rwiza Bibiliya. Murabizi Abrahamu yitwaga Aburamu, ariko yahinduye izina yitwa Abrahamu, bivuga ngo uzaba sekuruza w'amahanga, ataragira n'umwana. Ariko yari afite kwizera. Sarayi waje kwitwa Sara, bivuga nyirakuruza w'amahanga. Sasa wewe
wowe bite? Wowe bite? Hindura imitekerereze muvandi. Ibi bintu ngubwiye niko kurwana intambara yo kwizera. That is how we fight the battle of faith. Ntabwo ari ukurira, ntabwo ari ukuzuzwa, ntabwo ari ukuvuga ku ndimi, ntabwo ari ugukura ibiheko. Apana, ibiheko byinshi biba muri mindset yawe, biri mu bwonko bwawe. Niho warogewe, uruwo urangana n'uko utekereza. Ntiwatekereza uburozi ngo ubone ibindi bintu, ariko ntiwatekereza kubaho ngo hanyuma wicwe n'ibitafite kukwica. Ntabwo watekereza kubaho ngo wicwe n'ibitakagombye kukwica, ngo ubabazwe n'ibitakagombye kukubabaza. No. Why? Murwane intambara yo kwizera. Fight the fight, the good fight of faith. Urwane intambara nziza yo kwizera muvandimwe. Ndabizi wanyumvise, sinzi ibihwe uri kunyuramo, sinzi intambara uri gucamo, sinzi amakuba urimo, sinzi ubuzima uhagazemo. Ibi bintu bitandatu bisubiremo, biraza kugufasha. Subira muri ibi bintu bitandatu, biraza kugufasha. Ibi bintu bitandatu bisubiremo, biraza kugufasha. Amen. Munyemerere dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 6, umurongo wa 12. Tuze gusoma kandi dusangire ijambo ry'Imana. Haravuga ngo uje urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Uje urwana intambara nziza. Uyu munsi nifuje kuganira nawe muvandimwe, inshuti yanjye, kuri uyu murongo wacu wa Harmony International Holy Church cyangwa se Harmony IHC. Nishimiye kugaruka imbere yawe, kandi ndagushimira wowe udukurikira, wowe ukora like, wowe wakoze subscribe, wowe usangiza abandi ibi biganiro. Ndakwishimiye cyane kandi warakoze. Rero ndagira ngo tuganire ijambo riri bugufashe. Iri jambo rirafasha abantu benshi bari mu bihe bitandukanye, kuko ni uburyo bwo kurwana intambara yo kwizera, jinsi ya kupigana vita ya imani, jinsi ya kupigana vita ya imani. Nicho turi buvuge, how to fight the battle of faith. Hano mu Cyongereza hatwasomyeho havuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Haravuga ngo fight the good fight of the faith. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera. To fight ni kupigana. Ndibuka nigeze gutanga isomo rivuga kwizera icyo ari cyo. Wowe utararibonye uje kurireba, kuko hano nimba tugiye kuvuga ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, aho kwizera ugomba kumenya icyo ari cyo. So kwizera ugomba kumenya icyo ari cyo. Sindi butinde, ndashaka kukubwira ibintu bitandatu, uko warwana, uburyo butandatu warwanamo iyi ntambara yo kwizera. Sindi butinde. Ikintu cya mbere, ntuzemere ko ibibazo, challenges, ntuzemere ko ibibazo ari byo bigusunikira kujya mu butayu cyangwa se kujya gusenga. Ureke ahubwo ibibazo bigomba kugusunikira gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana akaba ari ryo rigusunikira cyangwa riguhatira kujya gusenga. Ibi bintu
byumve neza. Bitandukanye no kuba ufite ikibazo ugahita ujya gusenga. Ntabwo ibibazo ari byo bigomba gutuma ujya gusenga. Ibibazo bigomba gutuma ujya gushaka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo rikagusunikira kujya gusenga. Why? Impamvu nuko to every challenge, kwa kila changamoto hari icyo ijambo ry'Imana rikivuga. Kuri buri any situation, kuri buri kibazo cyose you can face, kuri buri kibazo ushobora kuba uri gucamo hari icyo ijambo ry'Imana rivuga, ku bigendanye, ku byerekeranye n'ibyo bihurimo. Iki kintu ucumve neza, ibyo bihurimo hari icyo Bible bivugaho. That is why ibyo bitagomba kuja kugusunikira gusenga, ahubwo byakagombye kuja kugusunikira gushaka muri Bible, mu ijambo ry'Imana. Ese niki Imana yavuze kuri ibi bihe ndi kunyuramo? Hanyuma yo kuhishurirwa iryo jambo ry'Imana ukabona kujya gusenga. Amen. Kubera iki? Neno la Mungu ni maji ya uzima. Maji ya uzima n'amazi afutse, n'amazi y'ubugingo. Ijambo ry'Imana n'amazi y'ubugingo ugomba kunywaho ukumva umutima uraruhutse, ukumva challenge wari ufite zirarangiye. Muri Zaburi ibice 42 umurongo wa mbere haravuga ngo kuko imparakazi yahagizwe no gushaka amazi, ngo ni ku mutima wanjye wahagizwa no kukumenya, no kugushaka, no kugukenera. Wavuga byinshi ushingiye kuri ibyo. Amen. Nizere ko icyo kintu cyumvikanye. Nguko uko barwana intambara yo kwizera. Ntabwo ari uguhura n'ibibazo ngo uhite bikujyana mu butayu. No. Ahubwo ibyo bibazo urimo uhura nabyo n'ibindi wahuye nabyo hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Nimba hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho rero ugomba gusoma ijambo ry'Imana rikakuyobora icyo gukora, hanyuma ukajya gusenga Imana. Icya kabiri, changanya neno na imani yako. Combine the word of God. Combine the word of God with your faith. Changanya, combine nituvuga combine ni kuchanganya, ni ukuvanga. Ni ukuvanga, incorporate, ni blend, ni ukuvanga. Donc vanga ijambo no kwizera kwawe. Iki kintu nagira ngo nkivugeho. Ijambo wasomye, ijambo wumvise, iryo jambo ni icanditswe bisanzwe, ni andiko. So ariko iyo bivanze na imani yako rihinduka nguvu za Mungu. Kansubire muri iki. Iryo jambo ufite nka restation, wasomye, wamenye, wumvise, ni what? Ni andiko. Just ni chanditswe tu, kidafite icyo cyakumarira. So kigira umumaro igihe wabivanze, no, when you combine it with your faith. When you combine it with your faith. Reka nkubwire, reka nguhe cyanditswe niho byumva mu Hebrews chapter 4 verse 2. Abaheburayo ibice 4 umurongo wa 2 haravuga ngo kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizeye. C'est-à-dire quoi? Ijambo ry'Imana rigira umumaro gusa igihe waryakiranye umutima wizeye, igihe warivanze. Kuko iyo bivanze nibwo rihinduka imbaraga, ability of doing something very important.
nibwo rihinduka ubushobozi. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo kwa maana sionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kuko ijambo ry'Imana ritakoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, haba ku muyuda haba ku mugiriki. You see, donc ijambo ryo wararyumvise ino, ariko iyo uryumvanye umutima, hari abantu baritunze, hari abantu wabaza imirongo myinshi ya Bible, ariko warebe ibintu anyuramo ukibaza ese uyu muntu arizera, ese uyu muntu hari icyo bimumarira kwe? Ibibazo biramwokanya, uburwayi budashira, intambara n'amakimbirane bitava mu muryango, amacakubiri, urwango, umutima mubi. Ese uyu muntu kandi imirongo afite biblike, why? Ni kwa nini? Ntabwo yigeze avanga ijambo yakiriye ngo rivange no kwizera, kugira ngo rive gukomeza kuba icyanditswe gusa, ahubwo rihinduka imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Icya gatatu ndi kukubwira uburyo warwana, how you can fight the battle of faith. Icya gatatu, ugomba kujya imbere y'Imana ukayibwira ikibazo cyawe ukoresheje ijambo wahishuriwe. Wakilisha hali yako kwa Mungu ukitumia neno ambalo umelifunuliwa. Represent your situation to God using the word that has been revealed to you. First of all, you have to mwibuke, narakubwiye ngo ijambo ry'Imana ntabwo ari igiso. Ijambo ry'Imana nibyo wasomye ukabishira ku mutima, hanyuma umwuka wera kari guhishurira, and then ukashira mu bikorwa ibyo wahishuriye. Rero icya gatatu mu kurwana intambara yo kwizera, ugomba kubwira Imana ibibazo byawe ariko ukoresheje ijambo wahishuriye. Guheze ngurugero, nukujya imbere y'Imana ufite ibyo wahishuriye, ukabibwira ati Mana ndimo ndanyura muri ibi bibazo n'ibi, dore intambara, dore ibibazo ndimo, ariko nubwo ari uko bimeze, hari ijambo ryawe wavuze rivuga gutya na gutya na gutya na gutya. That is how you have to represent your situation before God, by using the word that has been revealed to you. Reka kujya imbere y'Imana urira, reka kujya imbere y'Imana uganya, reka kujya imbere y'Imana utaka, haitakufaidi chochote kabisa. Bali imbere y'Imana uyibwire ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Yes, mfite uburibwe, mfite ububabare, ariko ijambo yaravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama, hari icyo ngikora. Nibwo uzibohora mu mwuka w'ubukene, nibwo uzibohora mu mwuka w'amadeni, nibwo uzibohora mu mwuka wo gusonza inzara udashira, nibwo uzibohora mu mwuka w'ubukode bugusonga bukubabaje, igihe cyo kwishura kigera wabuze ukugira. Why? Imbere y'Imana ufite ijambo wahishuriwe. Buriya kujya imbere y'Imana ntabwo ari ukujya kurira, ntabwo ari ukujya gutaka. Please listen to me. Ni ukujya kuganira n'Imana, ni ukujya guhana ibitekerezo. Muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo haya njoni tusemezane, asema Bwana. Nimuze tujye inama, we go before the Lord. Come now and let us reason together. Come now, go before the Lord to reason with him. Don't cry. Ntabwo, you see, hari umugabo witwa Dan Clowes mu gitabo cye yanditse kivuga ngo The Power of Hope. Yaravuze ngo ikikumenyesha umuntu utazi Imana namaganya. Muri Hagayi ngira ngo ni ibice 2 umurongo w'8 haravuga ngo kuko Imana ari umutunzi. Kuko ifeza n'izahabu ngo nibyo Uwiteka. Imagine ufite ifeza n'izahabu,
ni bye, lakini wewe unapigwa vibaya. Why? Haujatambua, turamenya, turarecognizinga, turayishurirwa Imana yawe, imbaraga zayo. Niyo mpamvu kije imbere urira uganye ibyo ntacyo biyibwiye. Birasaba ngo uje imbere yayo hari icyo wahishuriwe kigendanye n'ibihe uri kunyuramo. Ni ibihe by'ubupfakazi. Data uri se w'imfubyi n'abapfakazi, asema Bwana. Okay. Icyakane, learn to speak to your situation. Witoze gutegeka ikibazo ufite. Ntabwo Imana yigeze ivuga ko izakubwirira ikibazo ngo kiveho. No. Ni wowe nkawe kwitoza. Jifunze kunena na hali yako. I don't know the situation you are passing through. Sijui hali gani unaipitia sasa. Ariko ni wowe wo kwiyemeza no kwitoza gutegeka ikibazo ufite. Kubwira ikibazo cyawe timbisa. Fata ijambo ry'Imana rigushoboze gutegeka ibihe udashaka, gutegeka ibibazo urimo udakeneye, bihunge byeyuke. Muri Mariko ibice 11 umurongo wa 23 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Ni wowe wo kubwira uwo musozi wawe. Nivuga umusozi wawe ni ibibazo bikwitambitse imbere. Nivuga umusozi wawe ni ibintu birwanya vision yawe. Nivuga umusozi wawe ni intambara uri kurwana nazo. Praise God. Praise God. Tegeka ikibazo ufite kikuveho, kuko ubwo bubasha warabuhawe. Muvandi, ubwo bubasha urabufite bwose kabisa. Ushobora gutegeka ubukene bwawe bukakuva, ariko nivuga ubukene ubijyanisha n'igihe nakubwiye ubukire. Buriya ubukene ntabwo ari ukubura amafaranga. Ubukene ni ukubura ubushobozi bwo gukemura ibibazo byawe mu rwego rwawe. Ubwo nibwo bukene. Nta nubwo ubukire ari ukubura amafaranga, ari ukugira amafaranga menshi. Ubukire si ugutunga amafaranga menshi. Ubukire ni ukugira ubushobozi bukemura ibibazo ufite ku rwego rwawe. Rero ubwo bukene butuma udashobora no gukemura ikibazo ku rwego rwawe, ushobora kubutegeka bukakurekura. Icya gatanu, lazima uwe na fikra za ushindi. Fikra za kiushindi kabisa. Ugomba kugira ibitekerezo by'ubutsinzi. You must have a winning mindset. Kamubwi, ntabwo wasengera mafanikio, gutera imbere, ubukire, ariko mu mutwe harimo ubukene hanyuma ngo uzabone ubukire. It can't be done. Ibyo ntibishoboka. Haiwezekani kabisa, nakwambia kweli. Mu Migani ibice 23:7 haravuga ngo kuko atekereza mu mutima we ariko ari. Ni kenshi nagiye mbabwira ngo ntushobora kuba udatekereza kuri we. Okay? You have to change your attitude. Badilisha mtazamo wako. Hindura your attitude. Change your attitude. Badilisha mtazamo wako. How do you feel? Where do you want to go? Who do you want to be? Change your attitude. Change your attitude, please. You must have a winning mindset. Teka kugira ibitekerezo birira, ibitekerezo biganya, ibitekerezo by'ubwoba, ibitekerezo by'umwijima tu. Until you change your attitude, kugeza ubwo uzahindurira iyo mitekerereze yawe.
nibwo uzabona ubwiza n'ubushake no kubaho kw'Imana mu buzima bwawe. So badilisha picha sasa ya mtazamo wako. Then 6 cha gatandatu, tamuka ushindi wako, wala tangaza ushindi wako. Declare your victory before it happens. Umva, vuga intsinzi mbere y'uko uyigeraho. Yesu urimo uraribwa ariko uvuga ati nakize. Kuma kuvuga ngo urarwaye bikumarira iki? None turashize. Wayi murashize mu mazwe niki? Wavuga ngo mubayeho. None uyu mwaka sinzi kuzadusigaho kubera iki? No, turiho, tuzakomeza tubeho kugeza ubwo imirimo twaje gukora mu isi zarangiye. Ndaguheza urugero rwiza biblique. Murabizi Aburahamu yitwaga Aburamu, ariko yahinduye izina yitwa Aburahamu, bivuga ngo uzaba sekuruza w'amahanga, atarabyara, ataragira n'umwana. Ariko yari afite kwizera. Sarayi waje kwitwa Sara, bivuga nyirakuruza w'amahanga. Sasa wewe biti? Hindura imitekerereze muvanye. Ibi bintu ngubwiye nibyo kurwana intambara yo kwizera. That is how we fight the battle of faith. Ntabwo ari ukurira, ntabwo ari ukuzuzwa, ntabwo ari ukuvuga ku ndimi, ntabwo ari ugukura ibiheko. Apana, ibiheko byinshi biba muri mindset yawe, biri mu bwonko bwawe. Niho warogewe, uruwo urangana n'uko utekereza. Ntiwatekereza uburozi ngo ubone ibindi bintu, ariko ntiwatekereza kubaho ngo hanyuma wicwe n'ibitafite kukwica. Ntabwo watekereza kubaho ngo wicwe n'ibitakagombye kukwica, ngo ubabazwe n'ibitakagombye kukubabaza. No. Why? Murwane intambara yo kwizera. Fight the fight, the good fight of faith. Urwane intambara nziza yo kwizera mu Bandiko. Ndabizi wanyumvise, sinzi ibihwe uri kunyuramo, sinzi intambara uri gucamo, sinzi amakuburi, sinzi ubuzima uhagazemo. Ibi bintu bitandatu bisubiremo, biraza kugufasha. Subira muri ibi bintu bitandatu, biraza kugufasha. Ibi bintu bitandatu bisubiremo, biraza kugufasha.